Kanongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jamais Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba uko ivanjiri ya Mariya Madalina ifatwa muri Ethiopia, uko abanya-Ethiopia bazi amateka ya Mariya Madalina, kuko ariho habanje urusengero rw'abakristo nk'uko tubizi. Banje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'Uwiteka umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Kumaze kubikubwira, tugiye kureba icyo Bibiliya y'abanya-Ethiopia, uko muri Ethiopia bafata Mariya Madalina, ese byagenze gute. Kambanje kubashimira rero abakomeje kwiyandikisha cyane, abakomeje gukora subscribe, namwe mutariyandikisha subscribe, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, niko imitima myinshi na roho nyinshi tuzazivana mu buyobe. Kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere kuri bagenzi bawe kandi ubasangize. Tutangire rero. Muri Ethiopia uko bafata Mariya Madalina, nk'uko tubizi ni ubukristo bwabanje ku isi, uko urusengero Tawido babona Mariya Madalina binyuranye kure n'ibyo twabwiwe. Ibintu byinshi tumubwirwaho, abanyaburayi ibyo badupakiyemo bavuga ngo batuzanye amavanjiri. Muri Ethiopia ntago ariko bafata Mariya Madalina, ahubwo tuze tubyinjiremo turebe uko bamufata. Kuba rero bafite inyandiko z'umwimerere utakumva n'andi madini, muri Ethiopia niyo mpamvu Mariya Madalina bamuha agaciro cyane. Babitse ivanjiri ya Mariya Madalina, ibyo yakoze bigende cyane cyane mu migenzo yabo ya kera. Muri Ethiopia rero ntibafata Mariya Madalina nk'intumwa isanzwe gusa, ahubwo bamufata nk'umutagatifu wuzuraga umwuka kandi wari ufite inyurabwenge rihebuje ry'ijuru. Ibimuvugaho rero nyuma y'izuka rya Kristo binyuranye cyane, bihabanye n'ibyo abanyaburayi batubwira ko Kristo amaze gusubira mu ijuru. Haciye igihe Mariya Madalina ajya muri Ethiopia atangira kwigisha ivanjiri. Ibi bikaba bigaragara mu ivanjiri ya Filipo, aho nawe bivuga ko yahuye n'umu Ethiopia. Ikaba nanone ihamya ko Mariya yeretswe byinshi kurusha Petero. Ari naho rero bagaruka kuri kwa gushyamirana kwabaye hagati ya Mariya Madalina na Petero hamwe n'abandi bigishwa b'abagabo. Wibuke ko ivanjiri ya Filipo nayo yavanwe muri Bibiliya, akaba ariyo mpamvu hano ureba uti kuko Ethiopia uko imeze, Imana ibaza abanya-Isiraheli. Wibuke, ese mw'abanya-Isiraheli mwe ntimumereye nk'abanya-Ethiopia? Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Amos, cyo kikiri muri Bibiliya muri chapitre yacyo ya 9. Bivuze iki rero? Urumva kuba Ethiopia bagenda bayigizayo. Wibuke ko nakubwiye ko Ethiopia yasigaye hariya kugira ngo ibe nk'icyitegererezo cyo kuzongera kugaruka kuri kwahozeho kera na kare. Ibaze Ethiopia ibyo tuyizo biramutse biriho bivugwa, ugakubitiraho ivanjiri ya Mariya Madalina, ugakubitiraho ivanjiri ya Filipo n'ibindi byinshi cyane tuzagenda tuvumbura, urumva ko bano bantu duhita tubona ko ibintu byose babihinduye. Abanya-Ethiopia rero bakaba bazirikana bakanibuka Mariya Madalina nk'umugore w'intwari wari ufite ubwenge, inyurabwenge y'ijuru. Kubaho kwe bikaba byaragize akamaro gakomeye cyane mu gukwiza ivanjiri muri Afurika, atari bimwe bavuga ngo abazungu nibo batuzaniye ivanjiri muri Afurika. Urumva, Mariya Madalina bivuga ko hashize igihe Kristo yarazutse yarasubiye mu ijuru, yagiye muri Ethiopia atangira kwigishayo. Urumva ko byagize akamaro mu kwigisha ivanjiri muri Afurika mbere kera yuko abazungu bavuga ngo batuzaniye ivanjiri. Nubwo rero muri Ethiopia Mariya Madalina yibukwa cyane, kuba inkuru ye mu binyejana bishize itarakwiye ku isi hose byagiye biterwa n'abanyaburayi bagiye bayinyegeza, badakwiza inyandiko zayo za kera nk'uko babikoze ku yandi mavanjiri bagiye bahindagura. Urabyumva? Ibyo bahinduye, ibyo bakoze byose nibyo batuzaniye. Baravuga ngo batuzaniye ivanjiri, kumbi amavanjiri y'umwimerere ba Mariya Madalina n'abandi nkabo nibo bagiye bayakwiza, ariko urumva ko bayanyegeje nyine, barayahishe. Abanyabwenge rero benshi hirya no hino ku isi bakaba bakomeje kugenda bagereranya ivanjiri ya Mariya Madalina n'andi mavanjiri, bagendeye kwiga ndimi, teoloji
bose bakaba batangiye kubona akamaro gakomeye mu kwemera uburyo abanyetiyopiya basobanura ivanjiri ya Mariya Madarena. Urumva batangiye kubona ukuri, twese turimo hano tutangiye kubona ukuri ko ibi bintu babihisha ahubwo ari intandaro yo kumenya ukuri nyakuri. Bikaba bizafasha rero mu kongera kugarura umwimerere w'ivanjiri yahozeho kera kandi n'akamaro k'abagore mu myigishirize ya kera. Bakomeza bavuga rero ko ubuzima bw'amayobera bwa Mariya Madarena buhinyuza cyane ibyo twabwiwe isi yose ifata nk'ukuri. Ibi bikaba bizatuma buri muntu wese utekereza neza agomba kwibaza, agafata umwanya wo kumva no gushakisha ukuri ku bukristo bwa mbere bwa kera uko bwari bumeze. Muri Ethiopia rero Mariya Madarena afatwa nk'intumwa ikomeye cyane, yakoze ivugabutumwa rikomeye, yari umuyobozi w'umunyamwuka, aho izina rye ryahinduye byinshi kugeza urenze inyanja ya Mediterane, kugeza ku mutima wa Afurika, hariya muri Afurika hagati kugera no kure ku mutima wa Afurika. Gusubira muri aya mateka rero bitwereka ko kuva kera na kare twahishwe byinshi cyane, kandi ntabwo bitwungura ubwenge gusa iyo tuye muri iyi ivanjiri ya Mariya Madarena, ahubwo binadufasha kuvumbura iyozabwonko ryakorewe umuntu ibinyejana n'ibinyejana. Amateka ya Mariya Madarena rero akaba ari ubuhamya ku byifatizo by'abantu mu gushaka no gucukumbura kugira ngo ivanjiri y'umwimerere yongere isigasirwe, yigishwe nk'ukuri uko umukiza wacu Kristo yakudusigiye. Haleluya. Abo twabanye rero nkambashimiye, murakoze cyane bakomeje kwiyandikisha. Nawe utarandikisha subscribe, kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Urumva ko ibyo nakubwiye ejo ko ari intangiriro y'ibi bintu. Urumva ko no muri Ethiopia ntibatanzwe. Abambajije ngo muri Ethiopia bibona gute, ngayo nguko uko bibona nk'ukuri kuryamye. Inyandiko za kera baracyazifite. Ibihe birageze ngo ubu butumwa buze hanze maze ukuri kubohora imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyot.